Nongeye kubasuhuza mbaye ikaze abakunzi bacu kuri Kirabo TV mukomeze mugire ibihe byiza. Rero ngiye kukwereka ubusobanuro bw'intoki. Ushobora kureba intoki z'umuntu ugahita umenya imyitwarire yiwe, personality yiwe, ukamenya umuntu uwo ari we. Ese wowe waba ufite intoki ziteye gute? Reba kuri iyi foto neza neza witegereze, uraza gusangamo intoki zimeze nk'izo zawe. Turahera nko ku kiganza cya iki ngiki murimo kureba, aho usanga uru rutoki bambariraho impeta rusumba runo rutoki rukurikira igikumwe, cyangwa se ugasanga kuri B uru rutoki rukurikira igikumwe rurasumba urunguru rwambirirwaho n'impeta, cyangwa se nanone nk'ahangaha kuri C cyangwa se C ugasanga zombi zirareshya. Ibi bintu rero bifite icyo bisobanuye, nugira ngo ni ibintu byaje ngo bihurirane gusa, ni ibintu bifite icyo bisobanuye kuri buri muntu wese. Araza kumenya ikiganza cyiwe kirimo hano uko giteye, uraza no kubona ubusobanuro bwabyo. Kugira ngo umenye neza iki kiganza cyawe gisobanura kuri wowe, rambura neza ikiganza cyawe cy'ibumoso, ubundi ugeranye n'iyi foto urimo kureba hano munsi. Uraza kureba neza ikiganza cyawe aho gihagaze, umenye n'icyo bisobanura kuri wowe. Nureba neza iyi foto ugereranyije n'ikiganza cyawe urambuye neza, uraza gusanga kimwe mu kiganza kiri hano harimo n'icyawe. Uraza kureba nimba uru rutoki bambariraho impeta rusumba uru rutoki rukurikira igikumwe ari urwunguru rwa E. Nanone urebe neza nimba utarimo aho ngaho, uraza kubona urutoki rukurikira igikumwe rusumba urutoki bambariraho impeta, cyangwa se nanone uze gusanga zombi zireshya neza neza, ziri ku kigero kimwe zireshya. Aho ngaho byose rero tugiye kureba ubusobanuro bwacyo n'icyo bisobanura kuri wowe. Nimba ufite iki kiganza kibanza ukaba ufite urutoki bambariraho impeta rusumba uru rutoki rukurikira igikumwe, uri umuntu ukurura abantu cyane, uri attractive, uri mwiza, ufite ubwiza bwihariye bw'umwihariko. Aba bantu bakunda gukurura cyane cyane abantu badahuje igitsina, ugasanga ari attractive cyane, arakurura, ushatse bamwita charming. Abantu kandi usanga bafite confidence cyane, bafite ubwiza nk'uko nabibabwiye, kandi ni abantu bitegura kuba bagira muri risk ariyo yose bakumva nta kibazo, baba bafite confidence. Ikintu cyose bajyamo niyo cyaba gifite risk ariko baremera bakakijyamo. Bagira umutima woroshye cyane ku buryo kwiyunga bari ibintu byoroshye cyane mu gihe mwaba mufitanye ikibazo runaka. Ikindi kiganza, itegereze neza urebe kino kiganza, uraza gusanga runo rutoki rukurikira urw'igikumwe rusumba urunguru rwambirwaho impeta, hariho abantu bakunda kwambarira impeta. Ibi rero bisobanura ko abafite ubuyobozi bwo mu maraso, abafite kuba yaba umuyobozi ahantu hose yaba ari, yabishobora cyane. N'ahandi uzasanga n'abantu b'abayobozi runaka bafite ibiganza biteye gutya, muzabyitegereze cyane. Nubwo abantu bafite mu maraso yabo kuba baba abayobozi, gusa bagira confidence ariko bakagira n'umujinya wihariye utandukanye n'uw'abandi bantu. Abantu bafite ibi biganza bakunda kuba barimo, bakaba abayobozi runaka, nyine ari nk'abapolitician, ari abapoliticiye, biba bibabereye. Reka turebe kuri iki kiganza kindi nanone witegereze neza, uraza gusanga izi ntoki zombi zireshya, aho uru rutoki rwambikwaho impeta rureshya neza neza n'urunguru rukurikirwa n'igikumwe. Ahangaha rero bisobanura ko baba ari abantu beza mu kuvuga, ubwo ni nk'intyoza, mbese ni wa muntu ushobora kuba wakubwira ugasanga arimo arakubwira amabanga yiwe yose, nubwo yaba atabizi neza ariko akakubwira. Ibyo rero bisobanura ko uwo muntu ufite izo ntoki zireshya neza, ubigereranyije uzasanga uwo muntu avuga ikikumuri ku mutima icyo ari cyo cyose nagaca ku ruhande. Iyo uri kumwe n'uwo muntu ufite icyo kiganza rwose usanga
atuma abantu baba comfortable batuje bakumva bameze neza. Ni ba bantu kandi bagushimira igihe ubakeneye, bagira gushima cyane. Mwabibonye rero abantu bagira intoki zitandukanye, hari abafite izireshya, hari abafite izitareshya. Ngibyo ibisobanuro byabyo. Reka dukomereze no mu kindi kiganiro cyiza aho ngiye kukwereka ibintu abagore bakunda kuko ariko bateye. Umugabo agomba kwemera byanze bikunze akabyemera kuko ntacyo yabihinduraho. Turaza kureba rero ibintu abagore bakunda umugabo adashobora guhindura, tunarebe ibintu abagore bakunda mu buzima bwabo bwa buri munsi. Uyu munsi rero twabateguriye ibintu abagore bakunda kandi kuko ariko bateye ntacyo babasha kubihinduraho, ahubwo we mugabo ukwiye kubyihanganira. Ikintu cya mbere rero, burya abagore bashimishwa no kuba bafite ikintu cy'umugabo we. Akenshi ibi bituma yumva ko afite uruhare runini ku mugabo we, bityo bikamutera kwishima. Aha niho uzasanga akunda gufata nka telefone y'umugabo we, akambara nk'agashati ke se, akambara utuntu dutandukanye tw'umugabo we, cyangwa se akaba yafata ku ntoki z'imodoka z'umugabo we. Mbese aba yumva akeneye nk'akantu k'umugabo wiwe. Ikindi cya kabiri nanone, uzasanga abagore bakunda kurakazwa n'ubusa kandi bikaba byiza iyo umuretse kuko bishira vuba. Burya umugore iyo umuvuze nabi cyangwa se nk'iyo hari ikibazo cyamurakaje, ntukajye ukomeza kumusembura cyane, ujye umureka bizajya bihita bishira vuba. Ubushakashatsi rero bwakozwe na kaminuza y'Abanyamerika buvuga ko iyo umugore umuretse agatuza ahita ashira uburakari vuba kuko imitima yabo ariko iremye. Cya gatatu rero, burya abagore bakunda kwifotoza cyane. Mu buzima bw'abagore bakunda kwifotoza cyane akenshi nk'iyo bageze ahantu ari ubwa mbere cyangwa se bahuye n'umuntu batari baherukanye mu buzima bwabo. Wowe mugabo rero ntuzajya ubona nk'umugore wawe ageze nk'ahantu agahura n'abantu batandukanye bataherukanaga, akaba yabifotorezaho bakifotorezanya. Ntuzabigireho ikibazo ntibizakubabaza. Nanone burya umugore akunda gutegeka kenshi iyo ari nko mu rugo rwe. Mu buzima bw'abagore rero bagira akantu ko gutegeka. Aha ni hantu uzasanga nk'iyo ageze mu rugo usanga arimo nko kubwira umukozi wenda nk'ibintu runaka atakoze, rimwe na rimwe akamubwira nabi. Ibi rero akenshi bimutera kumva ko ari umuntu ukomeye cyane. Bityo rero wowe umugabo utazumva nk'umugore wawe ari kugaragaza ako kantu ngo utangire umubwire nabi. Ubikoze waba ugize nabi. Si ibyo gusa n'ibijyanye no gutegeka mu rugo, ahubwo bakunda no gutegeka abagabo babo akenshi nk'iyo bagiye nko gusohokana, ugasanga bagiye nko kujya mu butembere runaka, ugasanga arimo aragutegeka nk'umwenda wakwambara, akagusaba ngo wambare gutya na gutya. Ibyo ngibyo abagore barabikora. Mbashimire kuba umwanya wanyu mwaduhaye, mwebwe mwadukurikiye. Mukomeze mugire ibihe byiza, amahoro y'Imana bane namwe. Ciao ciao, ndabakunda cyane.